Marika ni umwana w'umuhanga cyane kandi ukunda ishuri. Marika ni umwana ugira gahunda, ntushobora kumva ngo yasibye cyangwa ngo yakererewe mu ishuri. Akurikira neza mu ishuri, ntabwo akunze kurangara. Ajya ku ishuri kuva ku wa mbere akagera ku wa gatanu adakererewe n'umunsi umwe. Erega gukererwa si ibintu byiza. Ku ishuri Marika yiga neza. Nimugoroba ishuri rirangiye agatahana umukoro wo mu rugo. Iyo ageze mu rugo abanza gukinaho gatoya, yarangiza agakora umukoro we. Nijoro Marika ntakunda kuryama atinze. Ajya mu buriri kare kugira ngo abone uko aza kuzinduka ntaze gukererwa. Yizindura mu kabwibwi agategura ibintu byose, agafata ifunguro rya mu gitondo maze akajya ku ishuri. Uyu munsi mu nzira agenda agize igitekerezo. Ndumva nkumbuye kujya kureba ka kanyugunyugurira disi. Kuva umuyaga wakajyana iminsi ibaye myinshi cyane, nta makuru yako mperutse. Reka nizere ko kagarutse mu ishyamba kakaba kameze neza. Reka nizere ko ningenda nzakabona tukaganira. Dore ku wa gatandatu siniga, nzajyayo nkarebe. Kandi nzi neza ko mama azampa uruhushya. Reka nihute ngere mu ishuri nige neza, ubundi nzahita njyayo ku wa gatandatu.